kwiyorobeka, kwiyoberanya, kwigira ubutari we biravuna bro, birahenda. Ese bihenda bite ko tubona hari ababibasha? Niko mwe mubibona n'amaso yanyu. Cyakubwira ukuntu abamezemo imbere. Hari igihe umuniga yigira umuntu wa danje man. Umuntu witwa Negji uramuzi? Naramwibagiwe. Ari muzi Serge Papa Keve ariko akimara kumbwira ibintu ubutumwa umugenera umureba gutya mu musaza. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Amajin. Yes. Hari mu kiganiro yakoze. Yavuze ko nta kibazo na kimwe mugeze mugirana. Yego. Yavuze ko akwemera. Yego. Kuri umuhanzi nyine w'umuhanga. Yavuze ko ariko kubera ngo uribuka ko yavuzemo inkoko ku kantu nanjye nakabonye. Ndaza kuza kuhagera. Yavuze ko wakubiswe inyundo. Ngo uva mu muziki nyine ngo uve mu muziki. Ngo yirukanyira mu nkoko no mu nkwavu. Wari uhungira ngo kubera iki? Depression. Technology boy. Bimeze bite man ya go pondat. Je nabonye ikiganiro abantu bose bari kukinyoherereza ariko man jewe ntago buriya barakubwira ngo aho kugira ngo ubyigane n'umuntu ku buriri wowe wabyuka. Ninde wagukubise inyundo kugira ngo na nyundo aho kubyigana n'umuntu ku buriri wowe wabyuka. Ubyiganaga nande? Ibyo tubireke man. Technology. Okay, Amajin. Kuza mu bworozi bw'inkoko. Ni depression yabiguteye? Oya, umwanzuro umuntu afata. Je nanga kwicara tout simplement ngo nicara aho ngaho. No. Ngomba kubaho ndi muri movement. Ariko Amajin, hari abandi bahanzi. Nago wabonye indirimbo giye gusohora. Oye tujye tuvugisha ukuri. Sinone si wowe muntu wa mbere uyibonye. Ngiye muntu wa mbere uyisogongiyeho. None si ubwo. Ako ari mutuntu nisohoka nzatukubaza. Nta ndirimbo zanjye zitaba mutuntu man. Mutuntu nyizwe zu technology. Jewe iyo nkoze indirimbo. Icyo nangiye kukubaza. Hari abandi bahanzi benshi dufite hano mu Rwanda. Bataraborozi, batarabahinzi kandi nabo babayeho neza mu mujyi wa Kigali. Yego. Nyine kubera iki wowe ko nawe iguma hariya wari ubanye ubuzima bwawe? Oya. Ingendo yundi irafuna. Se ubabashije izi sinkwavu yago yavugaga n'inkoko. Nubango umuntu wese afite umuhamagaro we. Nkuko utambwira ngo uyu ni umusiramu, ngo uyu ni umugaturika, ngo kuki se ngo abandi bajya mu kiliziya wowe ukajya mu musigiti. Never. Jewe nkora ibintu narakubwiye kuri iyi channel Kigali News Channel ndavuga ngo namenye uwo ndi we. Ese Amajin nago nikina namenye uwo ndi we. Amajin umuntu wundi uri kutureba hano hanze. Yego. Yakwimenya gute uwo ari we? Natimenya biramureba. Nimba agenda akireba mu ndorerwamo muri miruwari akishuka kugira ngo asohoke yemeza abantu, ntago nguwo ari wowe. Wowe muri wowe ni wowe uzuri. Yes. Nuko ni ikintu buri muntu wese yakabaye. Oyo umuntu wese ubundi azuwa ari we uretse kwiyoberanya. Kwiyorobeka, kwiyoberanya, kwigira ubutari we biravuna bro, birahenda. Ese bihenda bite ko tubona hari ababibasha? Niko mwe mubibona n'amaso yanyu. Cyakubwira ukuntu abamezemo imbere. Nibwo wamenya uwagutiza ubuzima bw'uwo muntu wowe ushaka kuba nkawe.
ubu buzima niberemo njye buroroshye buraryoshye nta ribi. Ndamamariza Rujama phone shop, ndamamariza B1G, ndamamariza amavuta meza cyane yitwa Zahabu. Meze neza mu buryo bwanjye, numva kuba ndi njyewe. Ndakora ama podcast hariya wabibonye nabyo. Ngiye gusohora video. Uranshaka iki? Chatsi isake nayifata nkahita nkora vuba simwifuru hari uru rukwavu hariya nakwereka amagi. Si ukwirata ngo ndi kuvuga ibintu bidahari. Ariko ari igihe umuniga agenda akajya mu kavumo. Wabonye Mango 4G? Yego. Wayibonye? Hano ngeze hano ikintu cya internet. Noneho ikintu cya danje gihari, hari igihe umuniga yigira umuntu wa danje man, ukajya kumva ngo musaza. Iyo bagiye gusaba rero bita abana basaza. Ngo bro. My brother. Wanguriye amayinite ya sense. Naraye nkubonye ahantu mu kiganiro wifunze. Ese amaji hari umuntu koko ujya mu kiganiro ushaka kuza kuvuga ngo wanguriye amayinite ya sense? Ibyo bintu ko mubizi mwebwe mukurikiranye Kigali News Channel, abantu b'ibyamamare murabizi mwebwe. Ndabizi hari icyamamare hano mu Rwanda. Nago njya mvuga amazina y'abantu. Kigeze kugusaba nawe ngo bikagutungura. Yego. Ibyamamare. Yego. Akugira ngo abagusaba wenda nka miliyoni. Ahubwo se shaho barenza 2. Gusa nanjye hari igihe nsaba umuntu nkamubwira ati man, inkoko za ibiryo byashize wowe kabyara we, ejo bundi nzahembwa na B1G, wabonije wenda 300,000 nkagura ibiryo by'inkoko ko nzayagusubiza, cyangwa se nzaba natangiye kuzishyira ku isoko. Yes, ngewe nubwo buzima ndimo ntago kujya kwirarira ngo ngiye kugura inkweto z'100,000 ngahe ngo Amaji dusoze hari umuntu umwe yifuza kukubazaho. Yego. Umusorezeho. Umuntu witwa Negji uramuzi? Naramwibagiwe. Ari muzi Serge Papa Keve, ariko akimara kumbwira ibintu bitara. Ngewe nkari ukuntu foda yanjye yo mu mutwe nyisiba mu tuntu dutodo. Kubera icyo wamwibagiwe? Nuko mvuga ibintu yagiye mvuga ibintu bitameze fresh, ariko ndamwubaha, ni legend. Ariko mu buryo bugendanye n'ubuzima busanzwe sha sikumbuke. Hari ahantu se mwaragonganiye runaka? Oya man, ntabwo ngengera amahane, sinjya nserera n'abantu, sinjya nterana amagambo n'abantu, nta nubwo nagirana conflict n'abantu. Ngewe menya ibyanjye, n'abamenye ibyabo bakamenya ibyabo, ariko iyo unyatatse hari ukuntu ubusibyo utishyira muri harya ni dustbin. Wow. None se buriya ntushobora gusanga ibintu akuvugaho cyangwa kuvuga hari ibyo nibyo nubwo nuko abyumva nyine. Hanjye ariko wabona ibyo ndi kumuvuga hari ibyo. Ibiki? Uko namwibagiye. Ese uko namwibagiye? Mani nimba ari kuri muniga ameze kubera ko urabona mani Jama yataka abaraperi bose muri rusange. Ejo yatatse runaka. Nkibaza se nta ndirimbo zisohoka, nukwataka abantu gusa tout simplement. Ese aracyakora umuziki? Ntago mbizi, uzamubaze. Tuzamushaka tumubaze. Muzamushake kabisa. Mumubaze, wabona nanjye yaranyibagiwe nta wamenya. Undi muntu bona nawe yaranyibagiwe.
ariko ibyo ngibyo nta kunyibagirwa utangaburira nkuko nanjye ntamugaburira. gira ubutumwa umugenera umureba gutya mu umusaza, uri umusaza ndakubaha, ariko kuri Ama-G The Black gerageza gushyiramo utuntu tw'utudodani, ntuyihute cyane, fatamo agaferi gake gake. Uzi feri y'imyuka ni iza fuso naho gake, kuko ushobora kwanga gufata izo feri ugasanga ni njyewe ubaye hoho uri imbere yanjye. dusoza ubwo imishwi se hari icyizere ni vuba suzaza se Kigali News Channel subizi ko tugomba kujya tubereka ahantu ibintu bigeze, imishinga yacu igeze. uvuga ngo nyine nese no guteramo imiti igihe kingana gute ko na okay nabanje gukuramo ifumbire ubibona se. yego kuramo ifumbire warangiza ugateramo imiti, ugashyiramo icyo bita ibarizo cyangwa se gasenyi, uko babyita, buri wese afite ukuntu abyita. And then ubu hari n'imbabura negereje zo gushyushya nonaha. Zigomba inkoko ntoya zibanza gukora icyo bita demarage. Ntabwo ziba zimeze nk'inini, rero urumva hari igihe nini ziba zarabayemo hano zikagenda wenda zisigamo utuntu tw'utumikorobe ukuntu. niyo mpamvu ya miti uretse uraje ureko rozwari itaza. Ama-G wakoze cyane rero, kadushimira kandi courage. Oya ntabwo nagenda navuze ko The Ben yakoze igitaramo cyiza. Yakoze igitaramo cyiza. Namubonye kumwe na Diamond. Umuhungu ari kabirimo. Nubwo numvisha bari kumusebya ngo yasomye umuntu. Kiriki yaba yarasomye impyisi nibwo nari kumva ari ikibazo. Buriya baravuga ngo iyo imbwa yari y'umuntu nta ribi, nta nkuru irimo aho ngaho rwose, nta kintu kirimo. ariko iyo umuntu yari yimbwa inkuru y'ibonetse. Gadi wakoze rero, reka nikomereze tuno dusuko. Ariko ibi bintu byo kuzajya batuma dutanga ibimenyetso simusiga batubabarire. byo kuzana passport mu kiganiro ni ikibazo mwana, ni ikibazo, ariko njyewe mbagira ngo we urabizi. Reka twigendere rero, reka nkomeze nkore utuntu tw'udusuku. Nsubirizayo mwana. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.